Yego muze. Eh, inkwano se, inkwano igeze kure humura rwose mu minsi iri imbere ndabanyohereje. Eh, amatariki y'ubukwe. Ubundi se bura nko mu kwa gatatu si cyo gihe cyiza twabukorera ra? Yego. Oya humura, humura rwose. Eh, oya none se oya si ngombwa ko ufata ku mafaranga y'inkwano ngo ugure telefone yo kugira ngo utumire abantu. Oya, ngiye nkwemereye telefone ya Itel. Muze, uri data bukwe sinakubeshya rwose ngo njye kuguhangika. Ndaguhariza telefone nziza yitwa A70. Yego. Ni warayibonye nawe? Ni iyo ngiyo rwose. Ni nziza cyane, zifite screen nini ya 6.6 inch kandi inch ntazuzi. Inch ni nk'umuzenguruko w'imbere kiriya kirahuri. Hanyuma uzabikamo n'amafoto menshi y'ubukwe kuko ifite kamera nziza rwose uzafotoza ubukwe unayabikemo ko ufite storage na 28. Storage ni nk'ikintu cy'igifuka. Nk'icyo gifuka cy'ibishyimbo ariko noneho babikamo amafoto. Yego. Ejo ndakakoherereza rwose. Sawa sawa. Unsuhurize sheri. Allo. Allo. Ubundi so wamuhinga iki kiri cyashye. Kado mpereza cyaje karito yavuyemo sha.